Ikaze ndabasuhuje kandi nizera ko muri amahoro nshuti bakunzi ba One Vision Rwanda TV tugiye kongera kuganira nicyo twiyemeje tubasaba kudushyigikira. Ndi Jean de Dieu Ntakirutimana ndi kumwe na Semugeshe Bayingana. Uri amahoro? Yenda muri Jean de Dieu. Muri yo Katanga intara imwe mu zigize Repubulika ya Demokarasi ya Kongo twaje tubabwira ko ejo bundi ahangaha aba mayimayi biyita Bakatakatanga, niko biyita Bakatakatanga baliye cyangwa se ba hafi ba Corneille Nangaa niko babivuga ibyo byose niba bivugwa tugira ngo turebeho. Naba mayimayi bari bagize gutya bafata agace kitwa Cubo ko muri teritwari ya Mitwaba, ni teritwari imwe mu zigize iriya ntara ya Katanga, ariko amakuru aravuga ko ngo bamaze gukurwamo rwose na FARDC, ariko si rimwe si kabiri aho FARDC igize gutya igakuramo abantu ariko ejo bikongera. Ikigaragara tutarebye ngo bakuyemo cyangwa ntibakuwemo nuko Katanga byane twavugaga n'ubundi already hari yamaze kugera imirwano ishobora no gutuma FCM 23 najyayo byanze bikunze. Kujyayo byo ntago ari ikintu abantu bagishidikanya, birashoboka, ariko cyo nabonye muri iyi mitwe y'abamayimayi niba ko kinafite ihurira na Corneille Nangaa irasabwa kugira discipline nk'iranga AFCM 23 kubera ko rimwe na rimwe iri guhindanya isura y'uwo coordinateur. Kubera iki? Kubera ko reports ziragaragaza ko muri iriya mirwano yafashe n'ubundi iriya camp 13 bahasize ubuzima, 5 bagakomereka, hari n'ababuze n'ubundi 3 baburi irengero kugeza amajyana. Baravuga ngo baratwitse ngo n'inzu ngo barabikoze rwose mu mashusho, biragaragara ko babikoranye akavuyo n'urugomo rwinshi. Hanyuma rero mu gihe ko kwibivugwa ari byo aba Bakatakatanga bafite aho bahurira na Corneille Nangaa, cyaba ari kibazo na reputation buriya image. Kimwe mu bintu uzarebe ko na M23 igibirekrama isura ya iri guhindanywa cyane irabirekrama kubera ko hari icyo bivuze ku ruhando mpuzamahanga. Aba nabo rero niba koko bafite aho bahurira na Corneille Nangaa ribuba sponsoringa cyangwa se abantu be bahafaho ko byamera kose, gusa bigaragara ko hari isano iri hagati cyangwa bumva intekerezo ze nukuvuga ngo genga bitekerezo isano yose yakitwa kihari pfa kuba gusa ubona izina Corneille Nangaa hafaho. Barasabwa rwose kugira discipline, nago uru rugendo rw'imindura amatwara rusaba urugomo. Ntago ari ngombwa rwose ngo wice abantu kugira ngo abantu bakumve, ubwo so butandukaniye nabo ushinze kwica abantu nabo urwanya. Ntago hantu mwamutandukaniye niba uvuga ko kimwe mu biguhagurutsa ari iyo coalition igira iki yabimaze gutsindwa ikica abantu, ntago turi buze ko kwiringira nawe mu gihe tukubona muri ya image. So kugira rero buze umuntu gukora ikintu ntago uri buze kumera nka padiri, niko bijya bivugwa hanze hati wegerageza wirebe ibyo nkora, kora ibyo mvuga. Yego, ntago muri politiki iyo mvuga ikora. Uvuga ngo niba ukeneye ko abantu bakureberaho, gerageza iyo mico uri kwigisha abantu yikore. Ntago ngiye uzaza kunyigisha ububi bw'itabi mbona urifite tarifite nk'ikimenyetso urimbwira aho uritumura, ntago izo nyigisho nzazumva. So naha rero iyi mitwe yose nibifite ihura na Corneille Nangaa, ntago kuribera cyangwa se kurwana iyo coalition bisaba ko mumena amaraso, nta nubwo ari n'ubugabo kwanza. Ntago amahoro buri gihe ari ngo ikiguzi kiba amaraso. Usibye ko wenda birajyana n'indi nkuru turakurikizaho n'ubundi ntekereza ko binashoboka ura mu ntambara urugamba nkuru nguru rwamaze no kwaguka rumaze igihe, hari fronkenye navuga zo kurwaniraho. Ni ku butaka cyangwa ni isazi beshanu, ni ku butaka, ni mu kirere, ni mu mazi. Noneho ibintu byateye imbere no mu isanzure, hari ingabo zishinzwe isanzure ngo warabyumvise. Naho dushatse twakira musibye ko ntabwo ari ibihugu byinshi bishobora kuba bifite ubwo bushobozi, ariko noneho no mu bitangazwa mu itangazamakuru, itangazamakuru bitaruvuga ngo radio, bitaruvuga ngo televiziyo, bitaruvuga kubera ko uburyo bwo gutangaza amakuru bwabaye bunini cyane bwagutse. Tuvuga itangazamakuru mu buryo bwa rusange bitari muri iyo angle y'itangazamakuru nka mainstream. Bya mainstream barabizi, televiziyo, radio, wenda birabitangazamakuru byandika kuri internet, biri form reka mbivuze gutyo. Ntihagire ubyumva mu ubwo buryo, ahubwo mu buryo amakuru atangazwamo, including ibi bya mainstream, ariko noneho binabirenga kuri social media sites n'ahandi hose hashoboka amakuru yatangarizwa. Aho naho n'ahantu habera urugamba burya, ndetse runakomeye ku buryo ushobora no gutsinda urugamba
ku butaka mu kirere no mu mazi ukaba wasigaza ya gap yego bikaba ibibazo icyakora wenda ntabwo byakumenasa cyane bikabije mu gihe hahandi hose wamaze kuhasecuringa ariko naho nta hantu ni front udakwiye kwirengagiza rero ntabwo AFC M23 cyangwa Corneille Nangaa umuhuzabikorwa wayo bigeze batangaza ngo dufite abamayimayi bitwa Bakatakatanga muri wo Katanga bari kurwana urugamba rwacu tubyumva kimwe oya ntabyo bigeze batangaza bo ni abarevolutionnaire bafite abamambure bazwi bafite abakadre bazwi bafite abasirikare bazwi bagiye bakora pass out n'ibindi twagiye tubigarukaho ntabwo bo bigeze batangaza ko abantu bari affiliated kuri bo impamvu mvuga iyo ngiyo niyi suko makana ko bari na affiliated kuri bo mu buryo bumwe cyangwa ubundi cyangwa bumva ingenga bitekerezo yabo cyangwa abana bafasha mu buryo bumwe cyangwa ubundi suko bihakana ahubwo no kuvuga ngo turebe no ku rundi ruhande rwo kuvuga ngo baba bitewe nuko Bakatakatanga bitwara abantu babazi hariya birimo ibyo bivugwa ko baba baratwitse amazu bashobora ko ari ibintu basanzwe bakora ndetse n'abamayimayi muri rusange ya Kutumba bande mayimayi nyinshi akenshi tuzi uko bitwara kavuga bataba abantu bitwara batya uwabatwerera AFC M23 nabwo n'ubundi buryo utashobora gushisha ku ruhande abantu bahanganye na AFC M23 akavuga ngo reka tubatwerere iyi coalition noneho abantu babone ko ari coalition ntindi ari coalition mbi ku buryo n'abanyakatanga bazabona ko kumbe aba bantu bari affiliated kuri M23 batugira batya ninda ni nazi zazitisanga ubwo n'uburyo ni angle nyinshi ushobora kubibonamo nibyo nakubwiraga rero ngo wenda turanabijyanisha n'indi nkuru yindi yenda gusa muri Kabare nimwe muri territoire zigeze Kivu y'Amajyepfo habaye cyo nabonye bita ngo incursion cyangwa se ni igitero cya AFC M23 ahita risanzwe igenzura muri ibyo bice ariko hari amashusho yagiye asakara bona sanabi rwose atandukanye totally n'isura ya AFC M23 uko abantu bayizi n'ibikorwa byayo mashusho abantu bashoreye inka nyinshi bashoreye amatungo bavuga ngo ni AFC M23 ngo iri gusahura ngo amatungo ngo aho ngaho muri ibyo bice kibaza AFC M23 ko rwose idasa nayo mashusho ibyo tubona ibigaragara aho si yo front n'ubundi abantu baba bari kurwaniraho kubera ko wenda indi sanzwe byanze icyo nacyo ntago umuntu yakirengagiza kuko ni bimwe nyine muri ibyo birego uretse no gushorera inka cyangwa se amatungo na kenshi rwose bavuga ko banavumbuye mass graves urabizi hara muri za Rucuru babonye abantu bajya bakobwa abana batoya rwose niba babwirwa ibyo bavuga ati twafashwe ku ngufu ni byinshi tubona kuko izi ntambara nanone kuzimonitoringa biragora izi gerirawo izi ntambara za kinyeshyamba haberamo byinshi ariko hirya y'ibyo iyi ntago ariyo imaje M23 ibintu by'ubusahuzi n'ibindi kuko nimwe kubwira nibyo baza barwanya nibaza rero muri uwo mwambaro nta hantu umuntu azatandukanyiriza M23 ndetse na Wazalendo cyangwa se na FDLR cyangwa se FARDC aya mashusho abo bahanganye cyangwa se umuhanganye bashobora kuyifashisha nyine kandi ibyo biraza kugira ingaruka kuri ya mobilisation mukora mu ibyo bice kubera ko iyo muhageze uramvuze ko ari brainwashing ntago naba nibeshye kubera iki kubera ko abo bantu muri gushaka kubambura iyo mitekerereze n'imyumvire barambyemo wenda bamwe muri abo bayivukiyemo abandi bayikuriramo abandi baje kuyisangamo wenda randomly hakenewe iyo brainwashing yo kubwira abo bantu ko iyo phase iyo era yarangiye ubu noneho era ihari ntago umuntu niba akeneye kugenda ntago biri busaba umusoro ntago umuntu niba hinze afite icyizere yuko azasarura tari handi uvuga ati byange bikunde ndahinze ariko nshobora kuzagabana na Wazalendo oya vuga hakaba icyo kintu cyo gusa nkaho habaho flip vango bya bindi bihari mu bicurike byihindukize byari negative bibe plus bibe plus so niyo mpamvu nekereza ko kimwe no mu bintu buri abakwiye kwitaho sinzira hari yo ku rugamba mu rwego politike nabyo byo biragoye kubibona ariko ubwo nabyo kuba bagihari bwari insinzi zo mu rwego rwa politike rero ni insinzi kuri icyo umuntu yakita nka frame
uko abantu bababona yego nayo rero irakenewe kuko ni nayo nyine ituma iyo support yo hanze muyigira. Kubera iki? Kubera ko abajajinga ibyo bareba mu by'ukuri aho mukorera izo nama nta n'umwe ubuhari zifata ibyemezo politiki n'izifata ibyemezo bya gisirikare. Ikitubwira ko mwaganiriye neza nibyo twe tubonesha amaso, gufata ibice hanyuma nibyo mukora mumaze kubifata, niyo mihanda n'amavuriro, guca iyo misoro ishyirwa ku nzira, kutabangamira abantu, ibintu umuntu akoze agakora ibyo akora bikarangira. Niba ari ubucuruzi aracuruza kugeza amasaha yagenwe, nta kuvuga ngo ariko ubu mukanya umuzarendo nari bunyinjirane mukanya ubu imigozi nateye y'ibijumba niba ari buyirandure. Ibyo rero nibyo bituma tubona ko mwaganiriye neza. So nitajya kubona ibi bintu twe tujajinga tukurije ibyo tubona, iya image yanyiraza kubiri gupfa kimwe Jado yavuze nacyo cy'ingenzi. Buriya wagira igisirikare gikomeye cyo mu kirere, icyo mu mazi, icyo ku butaka, wagira icyo mu isanzure, abareba abajajinga bo bareba icyo nakita nka product. Ibyo muri gukora nibi ibyo nibyo bizatuma tubona ko iyo ideology iri ku murongo. So ariko mamya ko biriya nyine ni manipulation rwose. Buriya reka nkwereke, reputation ni ikintu gikomeye. Uko umuntu yakumenye, yaba ari umuntu, yaba ari ikigo, yaba ari igihugu, yaba ari koperative, uko urwego umuntu yamenyekanye nabyo birafasha. Ni ukuvuga ngo no kubu ngubu turi gusa n'abashidikanya, tuvuga ngo ariko urumva AFCM 23 si kuri iyi nuko nyine back in time nuko yifite ibintu ya settings kuva 2021 yatangira uru rugamba rwayo, iyi revolution yayo, yewe na mbere muri za 2012 na gatatu ngo bari discipline kugeza ubwo na UN experts bayo bavuga bati bari bien n'organize kurusha n'ibisirikare bya bimwe mu bihugu. Ukuvuga ngo rero icyo kintu kirakomeye, ni nicyo gukomeraho. Abantu bajya babona ama video wenda bari bahari icyo gihe baba bizi, ariko twebwe numva ni mu mateka n'iki bijyanye n'imyaka wenda dufite nge nawe n'abandi tungana cyangwa bari munsi yacu. Nibuka ko umwe mu bari bayoboye urugamba rwo kubohora u Rwanda ni Rwigema cyangwa perezida w'u Rwanda Paul Kagame kuri ubu, ubwo Rwigema yamaraga gutabaruka. Umwe muri bo ngo ntaza kubivanga, reka no kugira uwo mvuga, ariko ningira icyo mvuga nshaka kuvuga abantu baribuka ngo ninde bakivuze. Yavuze ngo wowe uri kurwanya igisambo, uri kurwanya umuntu usahura, uri kurwanya umuntu ugira ivanguramoko, uri kurwanya umuntu wica abana, wica abakecuru, uri kurwanya umuntu ukora ibintu bibi hafi ya byose ku rugamba bidakwiye ko bijya ku rugamba. Noneho nawe wamara kumutsinsura ugahita ubikora, subira mu bya bindi. Ibyo bintu ahubwo washobora ukaba waretse rwa rugamba kuko nta uri gukora wose kurusha wa wundi. Nukuvuga ngo wa wundi we yabikoraga wenda intentionally, ariko wowe haguruka wavuga ngo ugiye kumurwanya. So none si kuri gukora n'undi byo kurepeta, ahubwo uri kumufasha. Nukuvuga ngo uri kumwasi, uri umwe mu bantu bafatanya nawe, nta nubwo uri umwanzi we, ahubwo uri umufatanya bikorwa we. Nibi rero bya AFCM 23 ngira ngo Nigabira revolution habaho no kurebera kuzinje revolution. Burya revolution zirakoperana. Ntibazana kubeshye burya. Ushobora gusanga RPA hari abandi yarebeyeho nubwo ibibazo bya bitari bimwe. Wenda Frelimo ikibazo yari ifite muri Mozambique n'urugero. Ugasanga atari cyo RPA yari ifite icyo gihe. NRM cyangwa ibibazo bitandukanye, ariko noneho inzira zikaba zishobora gusama kugira ngo ube wakigrandura cya kibazo ukore revolution. Erega na AFCM 23 ushobora no gusanga ifite abandi yarebeyeho. Ushobora no kurebera kuri RPA, ishobora no kurebera kuri za Frelimo, ishobora gusoma ikavuga ngo banani bagiye babigenza bate, buri wese ushobora kureba. So rero bihise binyibutsa iyo video byumve zimwe revolution zizwi cyane mu isi. Sindi kwibuka yabanje ngo ni yihari kimwe yakope yindi hagati ya French Revolution na American Revolution. Ndibaza ari American Revolution yabanje. Yes, igihumbi magana arindwi. Ariko rero ni revolution y'Abafaransa.
oya habanje American Revolution mu 1700 Abafaransa yego byose ni mu 1700 ariko wenda bifite imyaka mike wenda yashobora kureba iyo myaka twabireba ariko ni mu 1700 history barabizi ko imwe muri izo hari imwe yigiye ku yindi revolution zose nuko ngukorero bigiye zirebera ku zindi so niba rero barubatse uko kuntu tubazi kugeza ubwo umuntu ashobora gushidikanya akavuga ati ariko ubundi ubu kuko yabara M23 M23 ishorera inka kuriya cyangwa ko tubizi ko tuzi ko ibyo bintu ari iby'abantu abanabaze ko tubimenyereze ku bantu abanaba icyo gihe byanze bikunze icyo kintu wubatse nicyo kiguherekeza nicyo kigukorera niyo mpamvu nicyo kiri gutuma nyine hari iyo doubt babibonye ati no ntabwo bibaho niyo mpamvu biba bibasaba rero gukora iyo bwabo kugira ngo bakomeze izo comportement kuko ziri mu bintu biguherekeza burya bigushobora no kugufasha gutsinda urugamba yego ntabwo wagira ngo ugire comportement nziza gutyo utazi kurwana cyangwa se utazi guhatana ngo bigukundire ariko burya biraza ni value addition byongera agaciro kumbe wa muntu azi kurwana kandi akanafata n'ibice ariko ntahita asahura kubera ko opportunity yarayibonye se ko atisahuriye ngo reka nkwereka hari imvugo mu cyongereza ivuga ko discipline beat talent ibyo ni ibyo ku ruhande kugira ngo discipline nyine umuntu ufite discipline ashobora kugera kure kurusha umunyemana uko byamera kose ubuhanga ufite mu gisirikare mu miyoborere iyo discipline idahari yego byose bihinduka bimfabusa rwose hanyuma rero muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo abantu bakurikira bamaze kubimenyera ko bafashe gahunda yo kuzajya ngo bibuka icyo bita Genocide ngo genocide yakorewe abanyekongo imyaka ibaye ngo myinshi rwose bazizwa cyane cyane ibijyanye n'ubukungu bw'icyo gihugu tariki 2 z'ukwezi kwa munani n'ejo bundi ahangaha byarabaye hanyuma u Rwanda ntabwo rwabura kugira icyo bivugaho kubera yuko nirwo rushinjwa mu gukora ngo iyo genocide muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Olivier Jean Patrick Nduhungire haganira n'umwe mu miyoboro ya YouTube yitwa Agasaro Kaburaga urakoze cyane yavuze ko rwose ibyo ngibyo ari ukugerageza gutwikira ari ukugerageza guhisha uruhare ahubwo rwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu kwica abanyamurenge mu kubakorera genocide n'ubundi bwicanyi ndetse no guhungeta abaturage b'icyo gihugu kubera gusa uko basa kubera ko gusa bafite aho bahuriye n'u Rwanda cyangwa kubera ko by'umwihariko arabatutsi Olivier Jean Patrick Nduhungire ibyo yavuze ngira ngo ntibitunguranye n'ubundi ntago bitunguranye tumaze iminsi tuvuga kuri iyi Genocide ndetse n'impamvu iri inyuma ariko ubona ko mu by'ukuri bitanagamije bikorwa bitagamije juste gusubiza agaciro abakambuwe kuko rwose ubwicanyi bwo bwarabaye na raporo zitandukanye zibikomozaho izo miliyoni zivugwa n'ibyo ariko uburyo bikorwamo ntago ari bigamije kuzirikana no gukura amasomo mu byabaye bisa nk'ari ihangana cyangwa se mu nyumvishirize ishaka kuba kuko ubaze cyangwa se ukurikiye ukareba niba ari abantu ushaka no guha ubutabera iyo Genocide bavuga ko byahere tariki 2 z'ukwa munani muri 1998 kugeza basinya amasezerano na Sun City intambara y'isi ya kabiri ya Kongo irangiye nubwo bavuga ko na nyuma yaho byakomeje na magingo n'ubu bavuga ko bigikomeje iyo mibare y'abavuga ko bishwe ni bake cyane ugereranyije n'abishwe mu gihe cy'ubwami bw'Ububirigi ndebera imyaka neza ndumva Ababirigi barageze hara mu 1883 nibwo rwose umwami Leopold wa kabiri w'Ububirigi yagize Kongo umutungo we kugeza nko mu 1913 cyangwa 23 ndebera imibare sindi kuyibuka neza bava ko icyo gihe hishwe miliyoni zirenga hagati ya 13 na 16 arabuzumva bavuga 15 na 20 gusa igihari nuko miliyoni zishwe z'abakongomani ziri hejuru y'icumi abo nabapfuye none urebye abagizwe uyumuga amafoto arahari kuri internet rwose aranyanyagiye hakorwaga icyo umuntu yakita nka amputation ufata ukuboko bakaguciramo hagati n'ukugura amafoto arahari kuri internet bazabirebe ibyo ntago turabona na rimwe habaho kwishyuza ubwami bw'Ababirigi ibyo bintu nyamara nibwo bwicanyi navuga ndenga kamere bwakura abakongomani ni nayo Genocide kubera ko icyo gihe byakozwe n'ubundi umwami Leopold ari kugerageza kwigarura imitungo kamere ya Kongo y'abakongomani icyo gihe noneho si no kuyitwara gusa anabatwara ubuzima anabakoresha gatunambwene kuko abo bose bicwaga cyangwa se abo bakorwaga ibyo bya amputation gucibwa ibice by'ingingo z'umubiri nababaga banze
kujya muri iyo mirimo agahato cyangwa se bakayijyamo, ariko byabaye nka bya bindi by'Abisiraheli ngo mu Misiri kuva uri mu kazi wagaragaza ko unaniwe gato, ikihano kikaba kuguca ukuboko cyangwa se ukuguru. So ubundi iyo niyo yagakwiye kuba Genocost, ariko iyo turi kubona ubu ngubu iri trend iri kuvugwa cyane nigarura mu majwi u Rwanda ndetse n'igihugu cya Uganda. So ibi rero mu by'ukuri n'umwanda, ibintu bavuga ibintu bibera muri kano karere bifite bihora n'amoko, ni ibintu by'umwanda bidafite n'ahantu bizageza Jean de Dieu iyo witegereje neza cyane. Urumva Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kuri ubu butegetsi bwa Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo bashinjwa rwose gukora cyangwa se gukomeza ku rwego rwo hejuru jenoside cyane cyane ikorerwa abanyamurenge, kuko hari abamaze kubyemera batyo ko ari jenoside nubwo itayemerwa ku rwego mpuzamahanga, jenoside yakorewe abanyamurenge. Now icyo kintu rero cyo kuvuga ngo noneho natwe reka dupushinge ko hari jenoside yakorewe abanyekongo ikozwe n'u Rwanda, u Rwanda ruhora ruvuga rushyirijwe hejuru ngo ariko never again mwavuze never again yaje isobanuye iki ko nta kintu ubona bitanga. Ubwo ni nko kuvuga ngo mwebwe u Rwanda ni muceceke, mutaduteza abantu, mutaduteza isi, nimwe mukunda kuzamura ijwi kandi ibi bintu kugira ngo bibe byaduhama ngo rega kugira ngo jenoside yemerwe ngo international community bisaba ngo yemere ku rwego runaka. Hari igihugu kimwe rero kibyumva gutyo, u Rwanda niba rubyumva gutyo ko hari jenoside yakorewe abanyamurenge, ntabwo rugeze rudekarara gutyo, by the way ntabwo rugeze rudekarara gutyo, ariko ruvuga ko abanyamurenge bicwa hariya, bishobora rero kuvamo kwemezwa ko ari jenoside. Now kuvuga ngo icyo gihugu rero reka tucyubikeho urusyo ko cyakoze jenoside imyaka myinshi, miliyoni nyinshi z'abaturage, noneho wenda twagira amahirwe kigaceceka. Nkubwira rero nibyo Olivier Jean Patrick Nduhungira avuga ngo hanazamo n'icyo kintu cyo gupfukirana kudatuma ayo mateka cyangwa se ubwo bwicanyi bukorerwa abanyamurenge n'abatutsi bose hariya tubacecekeshe, ko nibo tubona bizamura. Tugira amahirwe Amerika ntibivuga, ubwo ni nkaho n'abandi ubutegetsi bwa Kongo buvuga. Tugira amahirwe Amerika ntibivuga ari igihugu gikomeye, tugira amahirwe ibindi bihugu ntibibipushinga, ariko u Rwanda rwo rukunda kubizamura, natwe warucecekesha tukeje dutya. Hanyuma noneho twebwe wenda uwo mugogoro bashaka kudushyiraho watuva, kuko si umugogoro, kubera yuko wenda umugogoro hari igihe umuntu aba anakubeshyera, ariko navuga ngo icyo cyaha kine nka kamere cyenda kutujyaho kuri ubutegetsi, natwe dukora iyo bwabaga ducecekesha bari kukizamura. Ngira ngo nubwo buryo niyo manevre byanze bikunze, ariko no kuzategereza uko bizagenda, uko Genocost uburyo bayipushinga, uburyo bayicommemoratinga n'ibindi biranashoboka cyane ko wabona izanemerwa nta wamenya. Byose n'uburyo diplomasi z'ibihugu zigenda zibigendamo. Dusoreje kino kiganiro, ndabashimiye mwese mwadukurikiye, mukomeze n'ubundi kubana natwe.